Yes, twongeye kubasuhuza mwebwe mukomeje gukurikirana Ishangi Focus TV ndetse namwe muri kugera mudukurikirana ku mpande z'isi zigiye zitandukanye. Mbibutsa ko ari wa musore wanyu Victor cyangwa se Vicky Pro ugendo bazana abartiste cyangwa se abanyemano bagiye batandukanye. Hano turi kumwe rero n'abartiste cyangwa se n'abakapo cyangwa se na kapo imeze neza cyane, abajama bambaye neza cyane, umubebe mbona wambaye urukweto ewana. Yes, dutangirana n'umukobwa umeze neza cyane atangira yibwira abadukurikiye. Ni Benny wa mukobwa wanyu, Benny Films. Yes, murumva ko ari umukobwa umeze neza cyane, ufite sauti turika imeze neza cyane. Arandi kuwabona noneho mujama noneho kundebera ukuntu no. Yes, jama nawe watangira yibwira abadukurikiye. Murakoze, nanjye nitwa Isano Brown. Niyo mazina kabisa. Yes, murumva rero ko ari abantu bameze neza cyane, abajama babona ewana kubajama babona ko bambaye ibyangwe bimeze neza cyane, mukaraza kuza kutubwira ahantu bambarira cyangwa se aho bagiye bambara, nimba bambara ahantu hamwe nabyo turaza kuza tugenda tubimenya gakeya. Benny arakantu mvisho wigize kuza kongera ngo Benny Films. Kuki washatse kongera izina? Niyo mazina bakwise nk'ababyeyi bawe? Oya, amazina y'ababyeyi ni Ishimwe Benny. Gusa Films nyine nibyo nkora. Ni career yanjye. Ni career yawe. Ubwo witwa Ishimwe Films. Ishimwe Benny Films. Films impamvu nkashiraho urumva ni career nyine, ni nk'abantu banzi naho mbambariza. Yes, bakunzi rero b'Ishangi Focus TV murumva ko ari abantu bameze neza cyane, abartiste baturika, abartiste ubona ko ibintu byayo bashaka kuba babivana rukare bakaba babishyira international. Rero umuntu ushaka ko twakibana muri kino kiganiro kanda subscribe, like, nurangiza ututera comment uvuga ati aba bartiste barashoboye cyangwa se tubabwire ngo basubire bazaje gukorera hahandi. Yes, dutangirana tuganira n'umusore wacu Isano Brown. Nigeze kumubona ahantu manager bundi bro. Ahantu twigize guhurira. Ahantu nuriya mwana nge nari nategereje kuzana uyu nguyu ndi kubona ahangaha mbona mwazanye. Byaje kugenda gute Benny? Wari uzi ibintu byabaye? Ntabyo nzaguma amakuru. Brown ni umudenseri. Ibyo ndabizi. Wari uzana akunda kujya se? Oya, ntabwo mazi ajya henshi ako mwahuriyeho ntabwo mazi. Yes, Benny Films cyangwa se Ishimwe Benny, nkawe nka career yawe yo gukina film nyarwanda cyangwa se mu rwego rwa cinema hano mu Rwanda, tuzi industry ya cinema, nka Benny Films winjiye muri industry ya cinema muhe mwaka cyangwa se wabitangiye ungana gute? Urumva ntabwo ndabimaramo igihe ko nta nubwo umwaka urashira, urumva ni ibintu nanjye vuba hashize nk'amezi nka 5 ntekereje neza. Ubu ngubu ndi kubarizwa muri industry ya comedy, n'undi kubarizwa urumva ntabwo ndabyinjiramo cyane, aho mbarizwa muri industry ya comedy. Yes, umuntu ashaka gutekereza akavuga ati gute umukinyi wa film ndetse n'umudetseri twabahuje muri kino kiganiro, ashaka gutekereza akavuga ati ni kapo cyangwa se ni ubushuti busanzwe cyangwa se muhurira mu kazi ka buri munsi. Ari benshi bari kugenda babitekereza cyangwa se baraza kugenda banabyandika muri comment, ariko mbere yuko babyandika ndagira ngo ntago nakubwira ngo bivuge umuntu w'umugore sori nubwo mwise umugore kandi kiri kwa kundi nta nubwo narabizi, ariko reka twibarize Isano Brown dancer. Ariko arakandi kazi nejo bundi nigize kumva basigaye bamwita nako kantu uze kuza kukavugaho cyangwa mentioning murako nkunze kuza kukongeramo. Brown, kuki mwatekereje kuza hano mu kiganiro mumeze uko nguko kandi turabizi ko mudahuje career? Oya, nta bintu byinshi cyane byatumye wenda duhurira mu kiganiro biruta ko ari umu-artiste nkaba umu-artiste. Ari muri industry ya comedy, nkaba muri industry ya dance, kandi izo ni industry zikorana from Monday to Sunday nyine n'abantu bahorana. Nta bindi ariko ni n'umubesto wanjye n'umufite wanjye kuze kumutumira ahubwo tugahurira ahantu nkanga namwirukaga nka nyuma y'imyaka 25. Urabona kuza ameze neza cyane ahubwo nanjye ndabiri.
nkawe nka Brown utubwiye kuri umudenseri Benita akaba akora akaba ari muri industry cyangwa se Beni Films akaba ari muri industry ya cinema nyarwanda. Nkawe nka Brown cyangwa se nka Sano Brown dancer watangiye kariyeri yawe yo kubyina ufite imyaka ingahe? Man kari kera atangiye mfite nk'imyaka 8 nibwo nabitangiye kwanza navutse banzanye mbyina ahubwo ubwo nibuka natangiye kubikora nyene njya kubatika nabyina n'abandi nagiye mfite nk'imyaka 8. Imyaka 8 uravuga ati ngiye kuba umudensi bro. Tujye tugira intumbero tukiri abapeti ukavuga ati uko biringe nshobora kuzabuyo cyangwa se hari umuntu uma inspiration, hari umuntu wamaye motivation kugira ngo mbe nakinjira kariyeri runaka nsigaye nkora ubungu. Nkawe nka Brown dancer muri iyo myaka yawe 8 ninde mu artiste wavuze ati uko byagenda uko ariko kose ngombe nkore iki kintu kubera kuri yagikora ndagikunda? Oya artiste watumye njya gukora ibi ngibi nkora ahubwo nuko nyespira ngavuga ati nanjye nakora memory cyangwa akora ibikorwa nk'ibyo yakoze nyine kugira ngo nanjye mbe umuntu uri very friend cyangwa umuntu nyine umurigent hari naga ari umuntu ariko uko biri nubwo baba ari benshi hari umuntu uba ufokasinga ukavuga ati uyu muntu uko biri ngiye niwe muntu nyespira kurusha abandi bantu bose, abandi bose nabo baba bakwespira ariko hari umuntu uri top. Nkawe nka Sano Brown ubuvuga ngo cyangwa se ugatekereza ukavuga ati we mu myaka ya 8 hano mu Rwanda dufite abantu babyina benshi cyane cyangwa se babahanzi cyangwa se bakora ibindi bihangano bitandukanye suri. Nkawe nka Brown niwe muntu waguhaye motivation yo kuba wavuga ati ngombe ntangira kare y'ubudensi? Ngewe ni muri famille mvukamo kuko famille iwacu ni ibintu by'imiziki uze mbona ba grafere wanjye babyina nanjye nza kubyina ariko dore umudo wanjye nyine wanyespire kugeza n'ubu ngubu wenda mvuga ni ibintu akora nanjye nabikora. Chris Brown. Yes bakunzi bishangi Focus TV murumva ko turi kumwe na nakwita sori nubwo ngiye kumwita Petit Frere wa Chris Brown. Murumva ko hano twatumiye icyamamare kirenze cyane. Mbibutsa gukanda subscribe, like, comment ndetse na share ku bandi kugira ngo bamenye no mustar turi kumwe nawe. Bamwita Sano Brown dancer, urumva ko harimo nagasano ka Brown, Chris Brown, Sano Brown ni ibintu bigiye bihuriranye. Nago umuntu ashaka kuzaga gutumira hano akakwita Sano Brown dancer ari ibintu bihuriranye. Yes akatwigarukiye kwa Beni Films. Nkawe nka Beni hano dufite abastari bagiye batandukanye mu Rwanda bakora cyangwa se baba muri industry ya cinema. Nkawe nka Beni Films ndakubaza ikibazo kimeze nk'icya Brown. Ujya gutangira kariyeri yawe hagiwe watubwiye ko yitangiye ufite imyaka ingahe? Nkuko navuze ashize amezi 5 ntangiye, ariko muri make nyine mu kubikunda byo umuntu amaze imyaka myinshi abikunda wenda kuva mu bwana, gusa mu gutangira noneho ngo umuntu atinyuke atangira agere kuri tere na amezi 5 ashize. Amezi 5 ashize. Yes. Wewe wabitangiye uri mu bwana. Beni bigaragara yuko ushaka kuba waragerageje impano nyinshi zigiye zitandukanye, bishoboka ko wari utaracuzinga imana kurimo. Nkawe nka Beni Films niwe mu artiste cyangwa se niwe mukinyi wabaraguhaye inspiration yo kuvuga ati ngombe nangire kwinjira muri sinema nyarwanda cyangwa se ngombe nangire nanjye nyine? Umuntu wa mbere nyine mfatira nka na modo wanjye ni Jeannette. Bahavu Jeannette ngira ngo. Yes. Urumva ikintu cyatumye nyine numva ko anyespira arakora cyane agashiramo courage, imbaraga, umurava byose. Icyo nicyo kintu nyine gituma mugenderaho nkumva ko ngo nakora nkawe nyine ngakora cyane. Sano Brown ndetse na Beni Films umuntu ashobora kubareba hano, ngewe nahoze mbita couple cyangwa se couple niko nabyita, ariko ndagira ngo nka Sano Brown ariko Sano Brown yagasubije ko kana. Beni nkawe urabona uri umwatiste ukina sinema nyarwanda, Sano Brown ni umudenseri kandi mwese mugenda muhura n'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se n'abantu bagiye batandukanye. Nkawe hari ikintu kijya gikunda ku bantu muri industry
y'abatista no mu Rwanda. Yego. Nkawe nka Beni iyo ubonye ukora cyangwa se ukina filimi umubesto wawe cyangwa se nakwita nka nuze wawe ari umudenseri. Yego. Urabizi yagiye kubyina hura n'abantu bagiye batandukanye. Usanga ari abantu bakurusha ubwiza, ari abantu bameze ukundi kuntu. Barenze Ndetse nawe ugenda uhura n'abantu bamajigije ukuntu barenze Sano Brown. Nkawe nka Beni ubyitwaramo gute cyangwa se ubasha kubana na Brown gute? Kubera ko ndabizi neza Brown ahura n'abantu twakwita kwa kundi. Okay, urumva nago twaguhorana cyangwa tubangamirane. Afite kariyeri yiwe, afite abahura nabo, nanjye yanye mfite abahura nabo. Cy'ingenzi nuko nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi duhuza nyine. Nta kibangamira ubucuti bwacu. Ariko se Beni nkawe iri kubona Brown ari kubyina kuko ari aka video nigeze kubona Brown ari kubyina ari kubyinisha undi mukobwa. Ngira ngo nawe ushobora kuba arakabonye ku ka video kari gucicikana. Kari aka video urakavuga iki? Kubera ko nyine ni best wanjye nanuga ni best wanjye, urumva biriya ntago nabigira ikibazo. Wenda ahubwo umuntu wabigira ikibazo yaba ari nka GF wiwe. Gusa njyewe kuri best wanjye nta kibazo, ahubwo namuha n'icyana bakanibyinira nta kibazo cyane. Beni ukoze hasi unyibutse ibuye. Urambwiye ngo ushobora kuba wamuha icyana bakibyinira. Yego. Brown uri kumureba uko nguko wamubonye ni umudenseri. Aramutse agusabye ko mushobora kuzabana wabyemera? Ibyo bibazo byatangiye kuzana. Oya kubera ko ari akantu meshoninzemo ngo wamukubita icyana bigaragare ko Brown ushobora kuba umwanga ahubwo ari ukubana umurengeza ngo n'umugezi. Biramutse bibaye ngombwa ko Brown akubwira ngo ngenda ashaka ko twibanira, wabyemera? Kandi mukomeza gukora ka kazi ubibona kakomeza ugakora, wabyemera? Uzise nyine wenda kuba turaba besto, buri wese afite kote y'urukundo, afite n'undi afite kote y'urukundo. Buri wese abafite ibyo akunda n'ibyo yanga. Bibaye ngombwa ko duhuza ibyo dukunda n'ibyo twanga, twabivana kuri urwo rwego rw'aba besto bigakura. Aho kuba none ntacyo musezeranyije. Bro, urabivuga iki ibyo bintu? Sobaneye ndose mu kiganiro cyawe. Ndashaka gutereta none nawe watangiye ngo tangiye kubyirukansa bose bayimwitira imbere y'abantu bamfana Sano Brown none ahanga. Yes, bakunzi bishangi Focus TV murumva ko wabona unsenye yari umwana uri tayari wikureba hariya muri screen akatavuga ati narenze tayari. Turangiza umbwire ikiriho numero yanjye ya telefone ya WhatsApp na n'ubu. Neza kizo na mobile money. Umva. Ya mobile money ni code. Kanyenyeri ntago kari gukandika. Abakobwa bafite yerekwa baritambutse njye nta kibazo cyanjye. Best wanjye nta bindi yerekwa ritambuke. Yes I. Ngira ritambutse nta kibazo cya Brown. Yes I. Bakunzi bishangi Focus TV murumva ko Brown umukobwa uzi ko afite yerekwa aze kuza kuri tambutsa. Nimero araza kuza kwigwa ya WhatsApp yiwe. Mundize ko nje best w'abanza. Cyangwa shako ko numva kakantu kakiri babanza kunyureho. Noneho kugira ngo ibintu bize kugira neza uze gutanga iyawe bazaguceho. Ndabeshya Brown. Yamara Brown akantu kari mu nubwo ari kukubitisha hirya no hino. Komeza ugumana icyo cyizere n'undi karacyahari. Hese urumva. Yes Brown nkawe nka kariya y'ubudenseri cyangwa se nk'umuntu w'umubyinnyi tuzi hano mu Rwanda umeze neza cyane, wagiye uhitinga mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'izo hanze. Nkeka ko ushobora kuba warambutse nk'ibihugu bingahe, ariko ntabwo ari ngombwa ko tubitangaza. Umuntu uzi ko ukunda Brown dancer ugende umukurikirane uzayibona cyangwa se uzabona izo ndirimbo izarizo. Brown ni icyo ubona cyakorwa hano mu Rwanda cyangwa se muri kariyeri cyangwa se mu bijyanye n'ubudenseri kugira ngo ibintu tube twabivana rukare tubishyira international? Nabona nubwo turi ababyinnyi cyangwa se nubwo hano dufite abadenseri barenze hano mu Rwanda, hari abadenseri bari ku rundi rwego. Nkawe nk'urugero nka grand frère wawe watubwiye Chris Brown, hari level ariho, tumuzi nk'umudenseri nubwo ntabwo ari umwartiste w'umuhanzi, ariko tumushyira no mu rwego rw'abadenseri kuko no umubyinnyi tuzi twuba hano ku isi. Nkeka ko nta muntu utamufatiraho icyitegerezo. Nkawe rero nka Brown
ubona ari iki cyakorwa kugira ngo tugire ibintu twabivana ahantu twabivana rukari tubishyira international?